mugakangurira abagenzi nose abagenzi ko batwanze uragenda wagera ku mugenzi akareba hirya hari ureba hirya hari uguma muri telefone akakumvira ukabona yeguye amaso arebye ko ari ya moteri ngo ntabakiguteza ugakomeza wareba muri retro wamurenganya ntitwamurenganya kuko nyine bafite ababibabye none se mbere ntitwabatwaraga kandi urumva nyimaranya rino naveresaga nta kibazo ntangiye kukijyana na boss muri iyi minsi ukaba ukora umwuga wo gutwara abagenzi numvishe mu kanya uri kwitotomba ati abagenzi banga kudutega cyane ahubwo nta kintu nyibona kabisa muri make niye mpamvu abagenzi banga kugutega abagenzi urabona impamvu banga kuntega nk'ubu ngubu uno munsi maze guhomba nk'abagenzi bagera muri 5 uhombye abagenzi 5 bose kubera ngewe ndagenda atera ku umugenzi yakubona ufite 7 sega agatambwira ati ntiyasepiro isigaye yica abantu buri munsi ngo basigaye barayise mugeni wa Yesu moto zanyu basigaye barazise mugeni wa Yesu ubwo se ni ukubera ikibazo se cya moto koko abagenzi bafite ishingiro cyangwa abagenzi nta shingiro bafite abagenzi rero ku ruhande rumwe bafite ishingiro ahandi ubwo baraturenganya kabisa ikibazo mikoro asa nk'uyiyegereza gutya kugira ngo aho ngaho ku ruhande rumwe ngo bafite ishingiro ku rundi nta ubona ntari ikibazo urabona zino moto urebye nta kibazo zifite ku bantu basanzwe bazimenyereye ahubwo harimo abantu bari kuza nyine kuzitwara ari bashyashya batazimenyereye ntibazitongo bakoresha amaferi yazo ubwo rero uyu mugenzi abenshi nta na perime bafite abenshi izi se bazitwara nta perime bafite abenshi bazitwara nta perime baba bafite cyo nacyo ntabwo nari nyine ni ukuvuga ngo abamotari benshi batwara zino moto nta perime bafite ni izi gusa se cyangwa ni moto muri rusange inyinshi ni izi ngizi bivuze ngo umugenzi ashobora kuva hariya cyangwa umuntu runaka agafata moto agahita ajya mu muhanda agatwara kandi atabimenyereye ubwo rero yakubise umugenzi hasi umuntu agafotora agashyira ku rubuga agasanga ni sipiro moto iri kugwa ubu ngubu yose ni sipiro umugenzi rero yabibonye aravuga ati ntabwo nongera kuyitega ni ukuvuga ngo igihe ntwaye moto imyaka 19 utwaye moto imyaka 19 na motari ninjye umuhanda 2-5 ndumva irimo na motari shijajesa motari 75 apasadi nayo itwayeho n'izi ngizi ariko ni ukuvuga ngo iyi moto iyo urengeje umuvuduko wa 60 ntabwo uko ushaka kuyifunga yemera ni ukuvuga ngo bisaba kuba uturutse haruguru witeguye ukagenda ugabanya ikintu wakibonye ubwo ni ukuvuga ngo bisaba ngo ugende gake iyo urengeje 60 ikintu cyakwinjira na bresikoma ntibigukundira ubwo mvuze kuri iyi yireyo iyo byitiriwe sipiro muri rusange baba motari batwara 7 nabo bagenda bakangurira kubyira abaturage yuko izi moto arizo ziteza impanuka ubwo rero umuturage urumva ntiyayitega ahita yigera kuri 7 n'ibi byose hanyuma dusoza ubundi iki kibazo urumva cyakemuka gute ari abagenzi bakabatega n'ababosi banyu bakabona amafaranga babatumye natwe tukagira umutekano ngo abagenzi badutege Johnny TV Show. Yes, turi hano ku Muhima n'ubundi murabibona turi kumwe n'abamotari turi kwibaza ikibazo kimaze iminsi kivugwa mu itangazamakuru abagenzi barekarama abamotari ngo bafite ikibazo cy'uko iyo umugenzi ahuye n'umumotari ufite sipiro ntago ajya mutega kubera impamvu zigiye zitandukanye muri izo mpamvu zitandukanye niyo mpamvu twafashe umwanzuro tuvuga tutireka tujye natwe kuri field twe tuganire n'abamotari hari abagaragaje ibibazo bya moto zifite ari n'abagaragaza noneho ibibazo by'uko abagenzi batakibatega kubera ko bafite moto abagenzi batagifitiye icyizere akaba ari nayo mpamvu turi kugenda tuganira n'abamotari ndetse turaza kuganira n'abayobozi ba Spiro muri rusange tumenye bo babitekerezaho iki mota uraho neza yegereze mikoro amazina yawe amazina nitwa Habingabire Hilary nkaba nkora umwuga wo gutwara abagenzi iro yegereza mikoro kugira abantu baze kukumva neza ukaba ukora umwuga wo gutwara abagenzi numvishe mu kanya uri kwitotomba ati abagenzi banga kudutega cyane ahubwo nta kintu nyibona kabisa muri make niye mpamvu abagenzi banga kugutega abagenzi urabona impamvu banga kuntega nk'ubu ngubu uno munsi maze guhomba nk'abagenzi bagera muri 5 uhombye abagenzi 5 bose kubera ngewe ndagenda atera ku umugenzi yakubona ufite 7 sega agatambwira ati ntiyasepiro isigaye yica abantu buri munsi ngo basigaye barayise mugeni wa Yesu moto zanyu basigaye barazise mugeni wa Yesu ubwo se ni ukubera ikibazo se cya moto koko abagenzi bafite ishingiro cyangwa abagenzi nta shingiro bafite
abagenzi rero ku ruhande rumwe bafite ishingiro ahandi bwo baraturenganya kabisa ikibazo mikoro asa nk'uyiyegereza gutya kugira ngo aho ngaho ku ruhande rumwe ngo bafite ishingiro ku rundi nta ubona ntari ikibazo urabona zino moto urebye nta kibazo zifite ku bantu basanzwe bazimenyereye ahubwo harimo abantu bari kuza nyine kuzitwara ari bashyashya batazimenyereye ntibaziteho ngo bakoreshe amaferi yazo ubwo rero iyo umugenzi abenshi nta na perime bafite abenshi izi se bazitwara nta perime bafite abenshi bazitwara nta perime baba bafite icyo nacyo ntabwo nari nyine ni ukuvuga ngo abamotari benshi batwara zino moto nta perime bafite ni izi gusa se cyangwa ni moto muri rusange inyinshi ni izi ngizi bivuze ngo umugenzi ashobora kuva hariya cyangwa umuntu runaka agafata moto agahita ajya mu muhanda agatwara kandi atabimenyereye ubwo rero yakubise umugenzi hasi umuntu agafotora agashyira ku rubuga agasanga ni sipiro moto iri kugwa ubu ngubu yose ni sipiro umugenzi rero yabibonye aravuga ati ntabwo nzongera kuyitega ubundi se muri rusange umuntu utwara moto ya sipiro wenda uwo maze igihe kingana icyo utwara ino moto ngewe ubu ngubu maze nk'imyaka nk'ibiri imyaka ibiri utwara ino moto bivuze iyi ngiyi ariko nabanje gutwara pasandi wabanje gutwara ampasandi ubwo rero ni iyindi ntabwo iyo turi buyivugeho tuzavuga ko nayo niza n'ibindi bibazo tuzabivugaho none se ubundi umuntu utwara ino moto ni iki kintu akwiye kwitaho bwa mbere kugira ngo n'aba ari kuyitwara itaza gukora impanuka ikintu agomba kwitaho mbere na mbere ni ugukoresha feri zayo akazikoresha uwazikoresha cyangwa se akazikoresha mu igaraje nicyo akwiye kwitaho ariko n'ubumenyi bukeya bwo nicyo kintu cya mbere kibaho umuntu ari kuza akahita ajya mu muhanda agatwara ino moto atabimenyereye niho hantu ikibazo kiri kuva kabisa niho hantu ikibazo kiri kuva ni ukuvuga ngo araza mudufashe mutwumvishiriza abagenzi ko izi moto nta kibazo zifite bongeye baziyumvamo bazitege nta kintu tukiri gucyura kabisa ni ukuvuga ngo wowe murahura n'umugenzi akakubwira ati ngewe sindi bugutege kubera ko utwaye sipiro ariko se umugenzi we niba ashobora kubona akabona imoto yaguye n'isipiro gusa urumva adafite ishingiro nyinshi bari kwanga n'izi ngizi z'amareo nibura nkanjye ufite iyi ngiyi y'amajanti ndamubwira ati wenda barazivuguruye ntabwo ari nka zazi ni ukuvuga ngo kameramani ndagira ngo aze kudufasha hano hari moto ebyiri za sipiro moto hari ikibazo niyo itiyerekanye hari ikibazo nta kibazo kameramani uruze kudufasha twerekanire iyi moto imwe ifite amantuza amajanti ni ukuvuga ngo hakaba n'iriya y'amareyo ubwo iyo umugenzi akwiye kuvuga ko nta kibazo cyane muri zo ni iyihe ni iyi ngiyi niyo idafite ikibazo cyane iyi ngiyi nibura wenda iragerageza kuri iyo ngiyo iyi ngiyi bapfa kuyita iyi ngiyi nicyo kibazo yo iyo ageze aravuga ati iyi ngiyi ni yayindi yica abantu cyane iyo ageze kuri ariko bagenzi hari n'igihe atega moto atarebye ngo wenda ngo nta nubwo mu cyataka abamotari bumva bafite ikibazo n'ubundi ubu sinahura wahura n'ufite 75 nkabona wa 75 yateyeho ahita nyanga rwose umugenzi ahita byanga ariko nanone aho ku ruhande rumwe twavuze tuti umugenzi twamwumva kubera yuko niba ashobora kuba azi ngo moto ziteza ikibazo niyo mpamvu twavuze tuti reka tuze twiganirire n'abamotari mwebwe ikibazo mubona abagenzi bafite gifite ishingiro cyangwa nta shingiro gifite uruhare rw'umugenzi wenda afite ishingiro kuko ntabwo yabona moto ku munsi abonye nka moto nk'icumi za sipiro zakozaga isida nta hantu arabona ya 7 cyangwa iyindi moto yose ngo abure kutagira ikibazo kandi natwe tujya tubijyamo tukibaza ikintu kibitera ariko nkanjye wimenyereye iyo mbonye nyitwaye nkabona nyitwaye amezi 5 yose nta kibazo ndahura nacyo ubwo nyine nyemerwa nanjye ikintu kibitera nkavuga ko ari ubumenyi bukeya ngo ndi kugira ngo tuze gufashanya n'abantu tubafashe niba ushobora kuvuga uti amezi 5 yitwaye nta aksida wahuye nayo ariko undi muntu wafashe amavideo basanze sipira arizo zakoze impanuka arizo nyinshi ku mugenzi urumva ntabwo icyambere turi bumurenganye turumva ko afite ishingiro niba yagira ubwoba ariko nanone namwe mukavuga muti dufite ikibazo cy'uko turi mu muhanda urahura n'umuntu akavuga ati ngiye sindi bugutege kandi wabyutse mu gitondo uje gushaka amafaranga yewe ni ikibazo tubiye kubisobanura ababosi ntibabyumve rwose nta kintu tukiri gucyura ababosi rero ubwo nabo reka tubagarukeho ababosi se bo bakora iki kugira ngo mwe kujya mujye mu muhanda no kuvuga ngo boss araguha moto akagenda akavuga ati wowe ukoye kuzuzanya aya mafaranga ariko nawe wagera mu muhanda umugenda akavuga ati sindi bugutege ko ufite moto iteza ikibazo muri rusange wenda reka n'uyu nguyu mubaze niba ntacyo bitwaye hari ikibazo nawe nkubajije niba ntacyo bitwaye tubwira amazina yawe utubwire wumvisha ikibazo mbajije niba uri kuva mu muhanda uje kuza mu rugo uje gushaka amafaranga wagera mu muhanda mugenzi akavuga ati ngiye sindi bugutege
kubera ko moto utwaye ifite ikibazo muri rusange, ubwo ikibazo turagikemura gute cyangwa umuti w'iki kibazo wumva waboneka gute? nuko twumvisha abagenzi ko nta kibazo zifite, noneho kuriya zikora impanuka akaba arizo bashyira ku rubuga gusa, n'izindi zikora impanuka ariko bashyiraho supiro gusa. Nukwanga ikibazo tugerageze kukigenderamo neza kuko urumva niba turi gushaka igisubizo, niba abagenzi bari kubona sipiro arizo zakoze impanuka, bivuze ngo abafotora bari gufotora sipiro gusa izindi bakazihorera cyane. Ubwo rero aba babosi bari kubahereza moto bakavuga ati genda utuzanira amafaranga, ubwo muri iyi minsi ni ukugabanya kuko amafaranga twayabuze. ababosi bagabanya amafaranga babacaga cyane. Muri rusange se ubwo ninde muntu wabisabwa? Ubwo urumva ababosi bo nabo baba yarashoye arya avuga ati nanjye narashoye ntago nagabanya, ariko se ubundi ikibazo cyakemuka gite kikavaho burundu ku buryo umubosi akubwira ati ayuzana nayo? Abanyamakuru biriya bagenda bavuga ngo siporo ziteza ikibazo, ahubwo bakisubiraho bakavuga ko nta kibazo. Abanyamakuru nabo bari mu babisebeje, abanyamakuru nabo bari mu babisenye. Bivuze ngo moto ubwazo ariko se niba wumva ari kukubwira ati moto ebyiri zitandukanye kandi wabireba ko ukabona birahari, iyi ngiyi y'amajante n'iy'amareyo, iyi y'amareyo bati byibuze yuko biri giteza ikibazo. Ese boss wowe umaze igihe kingana icyo yitwara iyi ngiyi y'amareyo? iyi ni igihe wayisohoye nyimaranye amezi hafi 7. Amezi 7? Ariko hari n'indi bita Spirovewo, ya yindi igira ikijanti kinini yo nabanje gutwara. Ariko no kuvuga ngo iyi moto kuva nayitwara nta kibazo, ariko aho bari abanyamakuru batangiye kubivugira abangiraho kubera babona ari ireyo, hari abamotari batwara 75 agahita amubwira ati irareyo irakwica, ati ni ubwo rero agahita yigendera, ahubwo agahita atega ya 75. Ariko nta kindi kibazo, abantu zigenda bakora impanuka n'abantu batarazimenyera, akiruka kuri moto igira umuvuduko yafunga bresikoma kubera atunguwe n'ikimwinjiranye, ntishobore guhagarara akabase ku imodoka cyangwa akamanuka yiruka ahantu ikonera ikamunana akarenga umuhanda akaba yakuraho gukora impanuka n'umugenzi. Ni icyo kibazo kibitera. Akenshi ugasanga ari abantu babonye perime vuba, abandi baba bavuye mu ntara batamenyere moto z'amashanyarazi, ubwo rero ugasanga ateje impanuka bikitirwa sipiro muri rusange. Iyo byitiriwe sipiro muri rusange, baba motari batwara 75 nabo bagenda bakangurira kubyira abaturage yuko izi moto arizo ziteza impanuka. Ubwo rero umuturage urumva ntiyayitega, ahita yigira kuri 75. None se ubundi urakoze uvuze ikibazo cy'uko urumva n'abagenzi bari kuvuga ngo simbabwire ko nta feri, bivuze ngo ubundi ikibazo umumotari twamwereka ko ikibazo cyane cyane uyu yitwara kugira ngo bigabanye izo mpanuka, twamwereka ko ikibazo ubundi iki kikwiye kwitondera ari iki? Iyi moto nk'iyi ngiyi wifatiye nta kibazo? Ye no kuvuga ngo igihe ntwaye moto imyaka 19. Utwaye moto imyaka 19? Na motari ninje umuhanda 2005 ndumva irimo. Na motari shijajesa, motari 75 apasadi nayitwayeho n'izi ngizi. Ariko no kuvuga ngo iyi moto iyo urengeje umuvuduko wa 60 ntabwo uko ushaka kuyifunga yemera. No kuvuga ngo bisaba kuba uturutse haruguru witeguye ukagenda ugabanya ikintu wakibonye. Ubwo no kuvuga ngo bisaba ngo ugende gake, iyo urengeje 60 ikintu cyakwinjira na bresikoma ntibigukundira. Ubwo mvuze kuri iyi reyo iyi naho amajante yo irafunga kuko iragerageza, kuko no kuvuga ngo iyi jante ni icyuma, no bande feri ni nka aluminium, urumva icyuma iyo ukoze iraserereka ntihita ibana. Ariko iyi kubera ari aluminium bifitanye relation na bande feri, niyo mpamvu ifungika kurenza iyi ngiyi. Ariko kubera rero tumaze kumenyera uko zimeze, umuntu nk'abantu bamaze igihe bazitwara, nyine ubwo icyo kintu urakigengesera ukahanaguza bande feri ukagenda wikorekerana regaraje yayo. Icyo kibazo ariko tubonye amajante byarushaho gukemura ibyo bibazo. Ubwo abazitanga nabo nibo tugezeho bazanye andi majante, nk'ubu batushyiriyemo amajante byadufasha, yenda bakavuga ati ijante imbere n'inyuma ihagazaye, natwe n'ababosi urumva baba babimenye.
batabimenya bakagenda mu nganda tukagenda tuzikirishamo icyo kibazo cyakemuka nta kindi icyo kibazo cyakemuka hanyuma rero ubwo ikibazo ni kimwe ugaragaje ati bakoze ibi bakatuha amajante icyo kibazo cyakemuka umugenzi rero uri kwanga kubatega kubera icyo kibazo cyanyu wowe noneho ni iki kintu twamubwira kugira ngo noneho ajye abatega yumva afite umutima abagenzi kugira ngo izi moto bongere baziyoboke ni ukuvuga ngo ni ugukora urabona ko bakoresheje radiyo sinzi radiyo njya numva bavuga ibiradiyo byinshi abamotari iyo radiyo njye sindayimenya neza ko umenya ikintu warebye ubwo rero ni ukuvuga ngo abagenzi birasaba kubakangurira yuko izi moto yenda ikibazo umuzungu yagikemuye bakibabwire kandi kitarakemuka nawe ubwawe uri kuvuga ngo baduhe amajante nyine naho urumva twatugiye kubeshya umugenzi oya ahubwo ngewe ko umuntu ndi kubyumva ndumva twasaba abamotari bazikiri wenda abo bazitwara bakajya bagenda gake kugira ngo birinde byibuze nayo impanuka binatume n'umugenzi apfa kugira icyizere mu gihe wenda ikibazo cy'amajante kitarakemuka nabyo byashoboka kuko bose siko bakora impanuka biterwa n'abatarazimenyera kuko ikibazo wabonye aho kiri urakirinda ko numva uzi ko ni urugero bavuze ati nta moto iri bujye mu mujyi harajya imodoka ubwo nyine wirinda kuhajya ni urugero nguhaye nimba twamenye ko izi moto zidafunga buresiko mugomba kugenda gake ni gake mu gihe icyo kibazo kitarakemuka ariko mugakangurira abagenzi wese abagenzi ko batwanze uragenda wagera ku mugenzi akareba hirya hari ureba hirya hari uguma muri telefone akakumvira ukabona yeguye amaso arebye ko ari iya moteri ubwo ntaba kiguteza ugakomeza wareba muri telefone ntitwamurenganya kuko nyine bafite ababibabye none se mbere ntitwabatwaraga kandi urumva nyuma aranyarindwa naveresaga nta kibazo ntangiye kukijyana na boss muri iyi minsi none se ahubwo ubwo basabye uwuzizana agakura izi ngizi ku isoko wenda akarekeraho izi ngizi nzima niba izo arizo zifite iyi moto niyo yiyi sinzi nimba wabyitegereje icyo yahinduye ni amajante niho harimo akabazo gusa nyine nicyo yahinduye kuri iyi ubundi iyi niyo yiyi yahinduye iyiba ni muturuwa yayita M1 nicyo yahinduye ahindura n'amajante ubundi ni iyi na garidebu byose ucekinge n'amamorotizeri n'ibi byose hanyuma dusoza ubundi iki kibazo urumva cyakemuka gute ari abagenzi bakabatega n'ababosi banyu bakabona amafaranga babatumye natwe tukagira umutekano ngo abagenzi badutege ni uguhindura aya mareyo kuko niyo baza bareba iyo abonye nkanjye niyo ngeze nk'ari ya Kimironko njyanye umugenzi yo kandi nkagerayo nta kibazo aravuga ati sinumvise ugenda neza se amubwira nti iyo umuntu agenze uko ibyimusaba nta kibazo ariko nahajya nabona undi agahitanya ngatoya ntabwo njya ntega izo moto ndabona ari sipiro ubwo nkaba mpumbye nyo nkayigarura nshoye murakoze cyane icyo kibazo ubwo ababishinzwe baraza kubyumva tugiye kujya kugirana ikiganiro n'umuyobozi cyangwa se n'abazitanga abangaba ubwo nabo turakibabwira twumve icyo bari buze kubivugaho hanyuma turebe icyo bari tubwiraho murakoze cyane ku kiganiro muduhaye barakoze cyane abamotari urumva ko ikibazo gihari ari umugenzi ntabwo twamurenganya kuko nyine birumvikana niba ari kubona kuri social media moto zagaritse abantu kuza rero nawe ugatega moto ubizi ko yaguteza ikibazo ntabwo twamurenganya ahubwo ubwo twese biradusaba kugira ngo tutange amakuru ya nyayo tuganire nabo bireba ari abamotari tuganire nabo ari abagenzi tuganire nabo n'abayobozi babo tuganire nabo twumve nyine ikibazo n'icyakorwa ndetse n'abashoramari bazigura nabo twumve icyo bakora kugira ngo icyo kibazo gikemuke muri rusange kuko ari uyu mugabo yaje guhahira umugore we cyangwa umwana we akeneye umugati ari n'uyu nuko nguko ari n'uwo mugenzi nawe agiye guhaha ari n'umuzitanga nawe agiye guhaha ubwo rero twese turabikeneye kugira ngo bigendane neza murakoze cyane rero ku kiganiro tugiranye turaza kumva n'icyo abayobozi bari buze kuba babivugaho ndetse n'abashinzwe umutekano nabo turaza kuganira nabo kugira ngo twumve iki kibazo kizakemuka gute abagenzi bazabasekiwa gute abamotari bazagira gute ituze n'ababosi mbega muri buri ruhande rwose ruzagira gute umutuzo ndetse n'amahoro mwakoze cyane rero duhure mu biganiro byacu by'ubutaha nk'uko bisanzwe murakoze. Yes, turi hano ku Muhima n'ubundi murabibona turi kumwe n'abamotari turi kwibaza ikibazo kimaze iminsi kivugwa mu itangazamakuru abagenzi barekarama abamotari ngo bafite ikibazo cy'uko iyo umugenzi ahuye n'umumotari ufite sipiro ntago ajya amutega kubera impamvu zigiye zitandukanye muri izo mpamvu zitandukanye niyo mpamvu twafashe umwanzuro tuvuga tutireka tujye natwe kuri field twe tuganire n'abamotari hari abagaragaje ibibazo bya moto zifite
hari n'abagaragaza noneho ibibazo by'uko abagenzi batakibatega kubera ko bafite moto abagenzi batagifitiye icyizere, akaba ari nayo mpamvu turi kugenda tuganira n'abamotari ndetse turaza kuganira n'abayobozi ba Spiro muri rusange tumenye bo babitekerezaho iki. Mota uraho neza? Yegereze mikoro. Amazina yawe? Amazina nitwa Habingabire Hilari. Habingabire Hilari. Nkaba nkora umwuga wo gutwara abagenzi. Iro yegereza mikoro kugira abantu baze kukumva neza. Ukaba ukora umwuga wo gutwara abagenzi. Numvishe mu kanya uri kwitotomba ati abagenzi banga kudutega. Cyane ahubwo nta kintu nyibona kabisa. Muri make niye mpamvu abagenzi banga kugutega? Abagenzi urabona impamvu banga kuntega. Nk'ubu ngubu no munsi maze guhomba nk'abagenzi bagera muri 5. Uhombye abagenzi 5? 5 bose. Kubera? Ngewe ndagenda atera ku mugenzi yakubona ufite 7 sega agahita ambwira ati ni ya Spiro isigaye yica abantu buri munsi. Ngo basigaye barayise mugeni wa Yesu. Moto zanyu basigaye barazise mugeni wa Yesu. Ubwo se ni ukubera ikibazo se cya moto koko abagenzi bafite ishingiro cyangwa abagenzi nta shingiro bafite? Abagenzi rero ku ruhande rumwe bafite ishingiro ahandi bwo baraturenganya kabisa. Ikibazo mikoro asa nk'uyiyegereza gutya kugira ngo aho ngaho. Ku ruhande rumwe ngo bafite ishingiro ku rundi nta ubabona ntari. Ikibazo urabona zino moto urebye nta kibazo zifite ku bantu basanzwe bazimenyereye, ahubwo harimo abantu bari kuza nyine kuzitwara ari bashyashya batazimenyereye, ntibaziteho ngo bakoresha amaferi yazo. Ubwo rero uyu mugenzi abenshi nta na perime bafite. Abenshi izi se bazitwara nta perime bafite? Abenshi bazitwara nta perime baba bafite. Cyo nacyo ntabwo nari nyine ni ukuvuga ngo abamotari benshi batwara zino moto nta perime bafite. Ni izi gusa se cyangwa ni moto muri rusange? Inyinshi ni izi ngizi. Bivuze ngo umugenzi ashobora kuva hariya cyangwa umuntu runaka agafata moto akahita ajya mu muhanda agatwara kandi atabimenyereye. Ubwo rero yakubise umugenzi hasi, umuntu agafotora agashyira ku rubuga agasanga ni Spiro, moto iri kugwa ubu ngubu yose ni Spiro. Umugenzi rero yabibonye aravuga ati ntabwo nongera kuyitega. Ubundi se muri rusange umuntu utwara moto ya Spiro wenda uwo maze igihe kingana icyo utwara ino moto? Ngewe ubu ngubu maze nk'imyaka nk'ibiri. Imyaka 2 utwara ino moto? Bivuze iyi ngiyi ariko nabanje gutwara Passand. Wabanje gutwara Passand. Ubwo iyo ni iyindi ntabwo yo turi buyivugeho, tuzavuga ko nayo niza n'ibindi bibazo tuzabivugaho. None se ubundi umuntu utwara ino moto ni iki kintu akwiye kwitaho bwa mbere kugira ngo naba ari kuyitwara itaza gukora impanuka? Ikintu agomba kwitaho mbere na mbere ni ugukoresha feri zayo. Akazikoresha uwazikoresha cyangwa se akazikoresha mu igaraje? Akazikoresha mu igaraje. Nicyo kwiye kwitaho? Nicyo kwiye kwitaho, ariko n'ubumenyi bukeya bwo nicyo kintu cya mbere kibaho. Umuntu ari kuza akahita ajya mu muhanda agatwara ino moto atabimenyereye. Niho hantu ikibazo kiri kuva kabisa. Niho hantu ikibazo kiri kuva. Ni ukuvuga ngo araza mudufashe mutwumvishiriza abagenzi ko izi moto nta kibazo zifite, bongeye baziyumvamo bazitege. Nta kintu tukiri gucyura kabisa. Ni ukuvuga ngo wowe murahura n'umugenzi akakubwira ati ngiye sindi bugutege kubera ko utwaye Spiro, ariko se umugenzi we niba ashobora kubona akabona imoto yaguye ni Spiro gusa urumva adafite ishingiro. Nyinshi bari kwanga n'izi ngizi z'amareo nibura nkanjye ufite ingi y'amajante ndamubwira ati wenda barazivuguye ntago ari nkazazi. Ni ukuvuga ngo cameraman ndagira ngo aze kudufasha. Hano hari moto 2 za Spiro. Moto hari ikibazo n'iyiti yerekanye? Hari ikibazo? Nta kibazo. Cameraman uruze kudufasha twerekanire iyi moto imwe ifite amantuza amajanti kuri ingi y'amareyo. Ni ukuvuga ngo hakaba n'iriya y'amareyo. Ubwo iyo umugenzi akwiye kuvuga ko nta kibazo cyane muri zo ni iyihe? Ni iyi ngiyi. Niyo idafite ikibazo cyane. Iyi ngiyi nibura wenda iragerageza kuri iyo ngiyo. Iyi ngiyi bapfa kwita iyi ngiyo nicyo kibazo yo. Yageze aravuga ati iyi ngiyi ni yindi yica abantu cyane. Yageze kuri ariko bagenzi hari n'ijyatega moto atarebye ngo wenda ngo nta nubwo mu cyataka abamotari urumva bafite ikibazo n'ubundi. Ubu nge sinawura wahura n'ufite 7 nkabona wa 7 yateyeho ahita nyanga rwose, umugenzi ahita byanga. Ariko nanone aho ku ruhande rumwe twavuze tuti umugenzi twamwumva kubera yuko niba ashobora kuba azi ngo moto ziteza ikibazo. Niyo mpamvu twavuze tuti reka tuze twiganirire n'abamotari. Mwebwe ikibazo mubona abagenzi bafite gifite ishingiro cyangwa nta shingiro gifite? Uruhare rw'umugenzi wenda afite ishingiro kuko ntago yabona moto ku munsi abonye nka moto nk'icumi za Spiro zakozaga isida, nta hana arabona ya 7 seke cyangwa iyindi moto yose ngabure kutagira ikibazo. Kandi natwe tujya tubijyamo tukibaza ikintu kibitera, ariko nkanjye wimenyereye iyo mbonye nyitwaye nkabona nyitwaye amezi 5 yose nta kibazo ndahura nacyo.
ubwo nyine nyoberwa nanjye ikintu kibitera nkavuga ko ari ubumenyi bukeya. ngo ndi kugira ngo tuze gufashanya n'abantu tubafashe. Niba ushobora kuvuga uti amezi 5 yitwaye nta aksida wahuye nayo, ariko undi muntu wafashe amavideo basanze sipira arizo zakoze impanuka arizo nyinshi ku mugenzi, urumva ntabwo icyambere turi bumurenganye, turumva ko afite ishingiro niba yagira ubwoba. Ariko nanone namwe mukavuga muti dufite ikibazo cy'uko turi mu muhanda, urahura n'umuntu akavuga ati ngiye sindi bugutege, kandi wabyutse mu gitondo uje gushaka amafaranga. Yewe ni ikibazo turi kubisobanura aba boss ntibabyumve rwose, nta kintu tukiri gucyura. Aba boss rero ubwo nabo reka tubagarukeho. Aba boss se bo bakora iki kugira ngo mwe kujya mujye mu muhanda? No kuvuga ngo boss araguha moto akagenda akavuga ati wowe ukoye kuzuzanya aya mafaranga, ariko nawe wagera mu muhanda umugenda akavuga ati sindi bugutege ko ufite moto iteza ikibazo. Muri rusange wenda reka n'uyu nguyu mubaze niba ntacyo bitwaye. Hari ikibazo nawe nkubajije niba ntacyo bitwaye? Tubwira amazina yawe, utubwire wumvisha ikibazo mbajije. Niba uri kuva mu muhanda uje kuza mu rugo uje gushaka amafaranga, wagera mu muhanda mugenzi akavuga ati ngiye sindi bugutege kubera ko moto utwaye ifite ikibazo. Muri rusange ubwo ikibazo turagikemura gute, cyangwa umuti w'iki kibazo wumva waboneka gute? Nuko twumvisha abagenzi ko nta kibazo zifite, noneho kuriya zikora impanuka akaba arizo bashyira ku rubuga gusa, n'izindi zikora impanuka ariko bashyiraho supero gusa. Tukwanga ikibazo tugerageze kukigenderamo neza, kuko urumva niba turi gushaka igisubizo, niba abagenzi bari kubona sipiro arizo zakoze impanuka, bivuze ngo abafotora bari gufotora sipiro gusa, izindi bakazihorera cyane. Ubwo rero aba babosi bari kubahereza moto bakavuga ati genda utuzanira amafaranga. Ubwo muri iminsi ni ukugabanya kuko amafaranga twayabuze. Aba bosi bagabanya amafaranga babacaga cyane. Muri rusange se ubwo ninde muntu wabisabwa? Ubwo urumva aba bosi bo nabo yarashoye arya avuga ati nanjye narashoye nago nagabanya, ariko se ubundi ikibazo cyakemuka gite kikavaho burundu ku buryo umubosi akubwira ati ayuzana nayo? Abanyamakuru bira bagenda bavuga ngo siporo ziteza ikibazo, ahubwo bakisubiraho bakavuga ko nta kibazo. Abanyamakuru nabo bari mu babisebeje, abanyamakuru nabo bari mu babisenye. Bivuze ngo moto ubwazo, ariko se niba wumva ari kukubwira ati moto ebyiri zitandukanye kandi wabireba ko ukabona birahari, iyi ngiyi y'amajante ni iy'amareyo, iyi y'amareyo bati byibuze yuko biri giteza ikibazo. Ese boss wowe umaze igihe kingana icyo yitwara iyi ngiyi y'amareyo? Iyi ni igihe wayisohoye nyimaranye amezi hafi 7. Amezi 7? Ariko hari n'indi bita Spiroveo, ya yindi igira ikijanti kinini yo nabanje gutwara. Ariko no kuvuga ngo iyi moto kuva nayitwara nta kibazo, ariko aho bari abanyamakuru batangiye kubivugira abangiraho kubera babona ari ireyo, hari abamotari batwara 75 agahita amubwira ati irareyo irakwica, ati ni ubwo rero agahita yigendera, ahubwo agahita atega ya 75. Ariko nta kindi kibazo, abantu zigenda bakora impanuka n'abantu batarazimenyera, akiruka kwimutingira umuvuduko yafunga bresikoma kubera atunguwe n'ikimwinjiranye, ntishobore guhagarara akabase ku imodoka cyangwa akamanuka yiruka ahantu ikonira ikamunana akarenga umuhanda akaba yakuraho gukora impanuka n'umugenzi. Ni icyo kibazo kibitera. Akenshi ugasanga ari abantu babonye perime vuba, abandi baba bavuye mu ntara batamenyere moto z'amashanyarazi, ubwo rero ugasanga ateje impanuka bikitirwa sipiro muri rusange. Mu muhanda bateza impanuka nyamuneka. Iyo rero byitiriwe sipiro muri rusange, baba motari batwara 75 nabo bagenda bakangurira kubyira abaturage yuko izi moto arizo ziteza impanuka. Ubwo rero umuturage urumva ntiyayitega, ahita yigira kuri 75. None se ubundi urakoze uvuze ikibazo cy'uko urumva n'abagenzi bari kuvuga ngo simabwire ko nta feri. Bivuze ngo ubundi ikibazo umumotari twamwereka ko ikibazo cyane cyane uyu yitwara kugira ngo bigabanye izo mpanuka, twamwereka ko ikibazo ubundi iki kikwiye kwitondera ari iki. Iyi moto nk'iyi ngiyi wifatiye nta kibazo. Ye no kuvuga ngo igiye ntwaye moto imyaka 19. Utwaye moto imyaka 19? Na motari ninje umuhanda 2005 ndumva irimo. Na motari shijajesa, motari 75 apasadi nayo itwayeho n'izi ngizi. Ariko no kuvuga ngo iyi moto iyo urengeje umuvuduko wa 60 ntabwo uko ushaka kuyifunga yemera. No kuvuga ngo bisaba kuba uturutse haruguru witeguye ukagenda ugabanya ikintu wakibonye. Ubwo no kuvuga ngo bisaba ngo ugende gake, iyo urengeje 60 ikintu cyakwinjira na bresikoma ntibigukundira. Ubwo mvuze kuri iyi reyo
naho amajante yo irafunga kuko iragerageza kuko ni ukuvuga ngo iyi janti ni icyuma noneho bande feri ni nka aluminium urumva icyuma iyo ukoze iraserereka ntihita ibana ariko iyi kubera ari nk'ari aluminium bifitanye relation na bande feri niyo mpamvu ifungika kurenza iyi ngiyi ariko kubera rero tumaze kumenyera uko zimeze umuntu nk'abantu bamaze igihe bazitwara nyine ubwo icyo kintu urakigengesera ukahanaguza bande feri ukagenda wikorerana regaraje yayo icyo kibazo ariko tubonye amajante byarushaho gukemura ibyo bibazo ubwo abazitanga nabo nibo tugezeho bazanye andi majante nk'ubu batushyiriyemo amajante yadufasha yenda bakavuga ati ijante y'imbere n'inyuma ihagazayo natwe n'ababosi urumva baba babimenye bakagenda mu nganda tukagenda tuzishyirishamo icyo kibazo cyakemuka nta kindi icyo kibazo cyakemuka hanyuma rero ubwo ikibazo ni kimwe ugaragaje ati bakoze ibi bakatuha amajante icyo kibazo cyakemuka umugenzi rero uri kwanga kubatega kubera icyo kibazo cyanyu mube noneho ni iki kintu twamubwira kugira ngo noneho ajye abatega yumva afite umutima abagenzi kugira ngo izi moto bongere baziyoboke ni ukuvuga ngo ni ugukora urabona ko bakoresheje radiyo sinzi radiyo njya numva bavuga ibiradiyo byinshi abamotari iyo radiyo njye sindayimenya neza ko umenya ikintu warebye ubwo rero ni ukuvuga ngo abagenzi birasaba kubakangurira yuko izi moto yenda ikibazo umuzungu yagikemuye bakibabwire kandi kitarakemuka nawe ubwawe uri kuvuga ngo baduhe amajante nyine naho urumva twatugiye kubeshya umugenzi oya ahubwo ngewe ko umuntu uri kubyumva ndumva twasaba abamotari bazikiri wenda abo bazitwara bakajya bagenda gake kugira ngo birinde byibuze nayo impanuka binatume n'umugenzi apfa kugira icyizere mu gihe wenda ikibazo cy'amajante kitarakemuka nabyo byashoboka kuko bose siko bakora impanuka biterwa n'abatarazimenyera kuko ikibazo wabonye aho kiri urakirinda ko numva uzi ko ni urugero bavuze ati nta moto iri bujye mu mujyi harajya imodoka ubwo nyine wirinda kuhajya ni urugero nguhaye nimba twamenye ko izi moto zidafunga buresiko mugomba kugenda gake ni gake mu gihe icyo kibazo kitarakemuka ariko mugakangurira abagenzi nose abagenzi ko batwanze uragenda wagera ku mugenzi akareba hirya hari ureba hirya hari uguma muri telefone akakumvira ukabona yeguye amaso arebye ko ari iya moteri ubwo ntaba kiguteza ugakomeza wareba muri retero wamurenganya ntitwamurenganya kuko nyine bafite ababibabye none se mbere ntitwabatwaraga kandi urumva nyuma aranyarindwa naveresaga nta kibazo ntangiye kukijyana na bosi muri iyi minsi none se ahubwo ubwo basabye uwuzizana agakura izi ngizi ku isoko wenda akarekeraho izi ngizi nzima niba izo arizo zifite icyo iyi moto niyo yiyi sinzi nimba wabyitegereje icyo yahinduye ni amajante niho harimo akabazo gusa nyine nicyo yahinduye kuri iyi ubundi iyi niyo yiyi yahinduye iyiba ni muturuwa yayita M1 nicyo yahindura n'amajante ubundi ni iyi na garidebu byose ucekinge n'amamorotizeri n'ibi byose hanyuma dusoza ubundi iki kibazo urumva cyakemuka gute ari abagenzi bakabatega n'ababosi banyu bakabona amafaranga babatumye natwe tukagira umutekano ngo abagenzi badutege ni uguhindura aya mareyo kuko niyo baza bareba iyo abonye nkanjye niyo ngeze nk'ari ya Kimironko njyanye umugenzi yo kandi nkagerayo nta kibazo aravuga ati sinumvise ugenda neza se amubwira nti iyo umuntu agenze uko ibyo musaba nta kibazo ariko nahajya nabona undi agahita nyangatoya ntabwo njya ntega izo moto ndabona ari sipiro ubwo nkaba mpumbye nyo nkayigarura nshoye murakoze cyane icyo kibazo ubwo ababishinzwe baraza kubyumva tugiye kujya kugirana ikiganiro n'umuyobozi cyangwa se n'abazitanga abangaba ubwo nabo turakibabwira twumve icyo bari buze kubivugaho hanyuma turebe icyo bari tubwiraho murakoze cyane ku kiganiro muduhaye sawa nawe barakoze cyane abamotari urumva ko ikibazo gihari ari umugenzi ntabwo twamurenganya kuko nyine birumvikana niba ari kubona kuri social media moto zagaritse abantu kuza rero nawe ugatega moto ubizi ko yaguteza ikibazo ntabwo twamurenganya ahubwo ubwo twese biradusaba kugira ngo tutange amakuru ya nyayo tuganire nabo bireba ari abamotari tuganire nabo ari abagenzi tuganire nabo n'abayobozi babo tuganire nabo twumve nyine ikibazo n'icyakorwa ndetse n'abashoramari bazigura nabo twumve icyo bakora kugira ngo icyo kibazo gikemuke muri rusange kuko ari uyu mugabo yaje guhahira umugore we cyangwa umwana we akeneye umugati ari n'uyu nuko nguko
ari n'uwo mugenzi nawe agiye guhaha, ari n'umuzitanga nawe agiye guhaha. Ubwo rero twese turabikeneye kugira ngo bigendane neza. Murakoze cyane rero ku kiganiro tugiranye, turaza kumva n'icyo abayobozi bari buze kuba babivugaho, ndetse n'abashinzwe umutekano nabo turaza kuganira nabo kugira ngo twumve iki kibazo kizakemuka gute, abagenzi bazabasekiwa gute, abamotari bazagira gute ituze, n'ababosi mbega muri buri ruhande rwose ruzagira gute umutuzo ndetse n'amahoro. Mwakoze cyane rero, duhure mu biganiro byacu by'ubutaha nk'uko bisanzwe. Murakoze.